Atansiyo Kiyovu bakizi za maringa bane atatu abacenga ishoto sho Kiyovu Sport Green Brigade murihe hejuru cyane abantu baho mu marangi muranyumva hero abantu b'inyamirambo bimeze mute hero terekamo kabisa Kiyovu Sport bavuga bati ku munota wa 66 nta kosa nyuma yuko twigaragaje tugatera attempt nyinshi nyuma yuko tubatatse umupira tubarusha byose kwiharira umupira amashoti twagerageje uburyo byose tubari hejuru Gasogi mutuza cyane kabisa Kiyovu Sport kimwe ikipe ya Gasogi mana yanjye attention ari imbere y'izamu attention ye baba we uyaremye Fidari go Kiyovu terekamo Intercontinental Ballistic Missile hano Kiyovu barakubwira bati hano ni Nyamirambo tuza bati hano ni Nyamirambo tuza kabisa Kiyovu Sport yaremye Fidara babwira ati igitego kimwe ntabwo gihagije pe igitego kimwe ntabwo gihagije kuri mwe bwa Gasogi mukina gutya Gasogi muri hasi cyane urwego rukarije tugomba kubatsinda byiburi kinyoni cy'ibitego bibiri terekamo igitego cya kabiri kabisa na de quick go Boatenga Mensa golazo Tumba golazo Mukura golazo Ngoma golazo uye Burusange terekamo ndani aba basore mevese Boateng Ayegor Mensa Ghana boy Accra hero aba basore bamukura ni babi cyane baravuga bati kosa rimwe tugomba kurikosora cyane ko twabonye ko ikipe ya Kigali ndayitari kuduha umwanya agakosa gato kidogo umuzamu bari bamuhitanye hariya Mukura kimwe Kigali ubusa tatse hariya ibibazo cyane ko barwana kaho AS Kigali go icyo kwishyura golazo AS Kigali aba basore ni babi cyane
nabo umujinya ni mwinshi rwose, baravuga bati reka duru natwe nibiba ikibazo kwishyura, baravuga bati reka natwe ntituba abanebwe. Batwara umupira mu masegonda mukurera igiserebura, igitego kimeze nk'urushinge. AS Kigali Mukura 1-1, minota 67. Ay nka data Eh, cyabitego umuvandimwe avuga ko muna bigiye kujyamo. yavuze ngo atanga nomero baze kumuhamagara. uzi ko iyi match itarangira gutya se, irimo ikindi gitego. Yala Mukura we, Ubwo rero umupira ni iki? muri The Quick Fix Limited kandi wasanga mu bantu bose bagusuye nta muntu n'umwe urakubwira yuko ufite salo nziza, ufite intebe nziza cyangwa se ufite akabati keza. Ikosa ni rimwe nuko waguriye ibikoresho ahantu hatari ahanyaho, ndetse waguze ibikoresho bidafite ubuziranenge. ndakubwira ko intebe nziza, utubati twiza, gariderobe, ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byose bikozwe mu biti, ahantu heza ho kubigura ari hano honyine. ndakubwira neza yuko igiciro kidakwiye kuba impamvu, kubera yuko ibiciro ahangaha twabikubise ishoka. Hamagara 0783 ubundi utubaze detaye. 0783 ubundi uzinanirwe.